Muraho neza. Ese birakwiye ko tuzajya dukora ikintu kibi nyuma tukaza kwicuza? Cyangwa tuzajya dukora neza kugira tutazaza kwicuza cya kintu kibi twakoze mu myaka yashize kandi bitagishoboka? Iyi ni inkuru ya Lazaro. Ndagusabye ntuyicikwe. Mbere na mbere manzi ukore subscribe kuri iyi channel mu gihe ubonye video nziza kugira n'ikindi gihe uzajya ubona izindi nziza kandi zirushijeho. Murakoze. Inkuru yacu itangirana n'umukene witwa Lazaro igihe yari ari ku gipangu cy'umukire witwa Mandela. Gusa ibi byose Lazaro yabikoraga areba ko no mukire hari ikintu yamumarira ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Uwo mukire Mandela urebye nta kintu yarabuze, yarabayeho neza, ibintu byose abifite, mbega Imana yaramugiriye ubuntu. Naho uwo mukene Lazaro we yari umugabo ubabaje, ushonje, ku buryo yifuzaga no kubona ibiryo bya bindi baba bashigaje kugira ngo nawe abirye ariko akabibura. Ahubwo imbwa zikajya ziza kuri gati ibisebe yari afite ku mubiri, akajya yibaza ku buzima bwe n'ukuntu bizamugendekera mu myaka iri imbere n'ukuntu azabaho muri ubu buzima. Umunsi umwe Lazaro yaje gupfa, umumarayika aturuka mu ijuru aje gutwara Lazaro, ahita afata roho ya Lazaro ayijyana mu ijuru, duhita tubona yicaranye na Aburahamu mu ijuru. Ntibyatinze uwo mukire nawe witwa Mandela yaje gupfa, ahita amanukira mu kuzimu, ubundi ajya guhirayo. Arababara bimwe bibabaje, akomeza kubabara. Noneho ntibyatinze yaje kubona Lazaro ari kumwe na Aburahamu, biramutangaza, barumiwe. Gusa bwo kubera ko umuriro wari umuzahaje, yaje gusaba Aburahamu ko Lazaro yakoze umutwe w'intoki mu mazi wenda akamusuka mu kanwa akabasha kubona ukuntu akira umwuma yari yatewe n'uwo muriro wari wamuzahaje. Aburahamu yamubwiye yuko ibyo bintu bidashoboka, atangira kumwibutsa n'ubuzima bwe yabayemo ku isi, amubwira ukuntu yari akize, amwereka ukuntu yari abayeho neza ariko ntacyo byamumariye, kuko igihe yari ari ku isi akize abayeho neza ntiyigeze amenya abababaye, ntiyigeze yita ku bantu baje bamugana igihe bashonje ngo abagaburire. Ahubwo Mandela we bitewe n'umutima we w'ubugugu yafataga n'ibyo yasigaje, aho kugira bihereza abababaye nka ba Lazaro akabimena mu ngarani. Aburahamu yakomeje kubwira Mandela ukuntu Lazaro yabagaho nabi mu isi, ariko buno akaba ari wowe umuntu wa mbere wishimye. Buno niyo akeneye inyama nziza arayokesha, ariko Mandela we nta kindi ari kubona usibye akababaro no guhira mu muriro. Mandela ari guhira mu muriro yabwiye Aburahamu, bose wakihanganye ukajya kumbwirira abavandimwe banjye basigaye ku isi nabo bagakora neza kugira batazaza ahantu nk'aha. Aburahamu yabwiye Mandela ko ku isi hari abavugabutumwa, abahanuzi, ko bakwiye kumvira abo ngabo gusa. Mandela yavuze yuko atari ko bimeze, ahubwo bagomba gufata umuntu wapfuye bakamuzura akaba ari we ujya gutanga ubuhamya, asigaye nibwo bazabyizera. Aburahamu abwira Mandela ati, ese ubundi niba abo bantu batakwizera iby'abahanuzi bari ku isi barimo kubabwira, urakeka dufasha umuntu tukamuzura tukamujyana ku isi akavuga ubuhamya bw'ibibera hano, byo babyizera? Ntabwo babyemera. Aburahamu arongera aramubwira ati, umuntu ubundi aba agomba gukora icyo umutimanama umubwiriza gukora cyiza ariko kikaza gushimisha n'Imana. Murakoze.